Mwiriwe neza. Ese wari uzi ko watangira gukorera amafaranga kuri fone yawe nta gishoro na kimwe bigusabye? Ukimara kudownloadinga ino application unyuze muri link ndi buze kuguha muri comment ya mbere y'iyi video, bahita baguha amakoyini 100. Ukimara gushiramo referral code ndi buze kuguha muri iyi video, bahita baguha amakoyini 1000. Yose hamwe abahwanye n'amayero 0.57 uhita uhabwa nka welcome bonus. Iyi application kwinjiza amafaranga ni ugutera intambwe, kugenda gusa. Kugenda mu bikorwa byawe bya buri munsi, intambwe zawe bakazibara barangiza bakakwishura. Dore ibintu bitatu by'ingenzi ukwiye kumenya mbere y'uko utangira gukoresha ino application. Ino application kugira ngo utangire kuyikoresha biragusaba gukoresha VPN. Izina ry'iyi VPN naho uri buze kurikura ndi buze kubikwereka muri iyi video. Icyo usabwa, reba video akantu ku kandi kuko nuza guhumbya urafungura account nabi bize kurangira bipfuye. Icyo usabwa ni ukureba video yose ukayirangiza. Mbere na mbere tugiye kumanza turebe application ya VPN uri buze gukoresha kugira ngo downloadinge ino application. Ukimara kudownloadinga iyo VPN nibwo uraca kuri link nashize muri comment ya mbere y'iyi video. Nyaboneka kurikira video yose akantu ku kandi kugira ngo utaza kugera aho wisobwa. Reka dutangire. Yes, urahita ufata fone yawe, numara gufata fone yawe urahita ujya muri application yitwa Chrome cyangwa se application yitwa Google. Ukimara gufungura Chrome yawe cyangwa se indi browser ukoresha, urahita ujya muri search yayo maze wandikemo ngo Panda VPN. Iyi niyo VPN turi buze gukoresha kugira ngo tuzabashe gukorera amafaranga muri iyi application tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Ukimara kwandikamo ngo Panda VPN urahita ubona ino link ya mbere iri ahangaha yanditseho ngo Panda VPN. Iyi link ya mbere cyangwa se uhitemo iyi link ya kabiri. Ugomba gukurikirana video akantu ku kandi kugira ngo utaza kugera aho wisobwa ugakora amakosa bikarangira utabonye bonus yawe ndetse bikazarangira utabashije kubikuza. Sasa ukimara gukora kuri iyi link ya mbere cyangwa se iyi link ya kabiri, gusa nanone ushobora kunyura muri Play Store ukagenda ukandikamo ngo Panda VPN. Wamara kugera muri Play Store ukandikamo ayo magambo ngubwiye Panda VPN. Ukimara kuyandikamo rero uzahita ubona application imeze uku nguku. Urebe neza nimba application ari iyi ngiyi ndi kukwereka. Application rero ni iyi ngiyi. Ushobora kutanyura muri Chrome ukanyura muri Play Store. Iyi application ushobora kuyisangamo. Mbere na mbere niyo application ugomba kumanza washira muri phone. Sasa urabona yuko twamaze kuyinstalla muri phone. Uzahita ukanda ahantu handitse open. Ukimara kuba rero wakanda ahantu handitse open ni igiki uzakora. Uzahita uzukanda ahantu handitse ngo continue nk'uko uri kubireba. Ukimara gukanda ahantu handitse continue uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Ukimara kugera kuri dashboard imeze gutya urahita ukanda ahantu handitse ngo select server. Ahangaha ndi kukwereka. Sasa ukimara gukanda ahantu handitse select server hazahita hafunguka muri ubu buryo. Uzahita ubonamo ibihugu hano 4. Igihugu rero ugomba guhitamo gukoresha ni iki gihugu cya gatatu cya Canada. Iki gihugu cya gatatu rero gifite idarapo riri mu mutuku handitseho ngo Montreal, nicyo ugomba guhitamo. Sasa iki gihugu cya gatatu ukimara kugihitamo hazaba hakurikiyeho iki. Uzahita uza ugikirikeho. Ukimara gukirika kuri iki gihugu cya gatatu uzahita uzamure aka kaboro nashizaga fresh uri kureba, uzahita ukazamura hejuru kugira ngo VPN yawe ibashe guhita ijyaho. Nimara kujyaho rero nta kindi uzakora, uzahita ureba link nashize muri comment ya mbere y'iyi video cyangwa se link nashize muri description. Ukimara kuyifungura bazahita bagwimutsa kuri dashboard iriho ino application yitwa Macadam. Icyo ugomba kumenya nuta downloadinga ino application unyuze kuri link nabahaye ushobora kutaza kubona bonus cyangwa se kubikuza bikazakugora. Nyura rero kuri iyo link napininze muri comment ya mbere y'iyo video kugira ngo wizere ko application ugiye ku downloadinga ari ya nyayo. Ukimara kuyishira muri phone yawe rero uzahita ukanda ahantu handitse open. Ukimara gukanda ahantu handitse open uzategereza ko ifunguka. Ukigera kuri dashboard imeze gutya uzahita ukanda ahantu handitse ngo continue.
Iyi ni application iguhembera intambwe zawe uba wagiye buri munsi. So ukimara gukanda continue rero uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya, maze uhita ukanda ahantu handitse ngo get started. So rero ukimara kuba wakanda ahangaha handitse ngo get started, uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya, maze ukanda ahantu handitse ngo let's go. Icyo ugomba gukora ni ukureba video ugakora akantu ku kandi nk'uko ndi kubikwereka muri iyi video, kugira ngo utaza kubasha gukora amakosa mu gufungura account muri iyi application yitwa Makadam. Tuzahita tugera rero kuri dashboard imeze gutya, aho ugiye gushiramo izina ryawe. Bibaye byiza washiramo izina riri ku ndangamuntu nk'uko riri, kuko kubikuza ashobora kuzakubaza izina wakoresheje wiyandikisha, byaba byiza ushizemo izina riri ku irangamuntu uko riri. So ukimara rero kwandikamo izina ryawe neza, ahangaha uzahita ukanda ahantu handitse next. Reba neza ko izina washizemo hano ari ryo zina wakoresheje ku ndangamuntu yawe, kugira ngo kubikuza bitazakugora. So ukimara rero kuba wakanda next kabisa, uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Ahangaha rero uzaza uhitemo igihugu, ushobora guhitamo Canada cyangwa se ugahitamo France. Ahangaha wibuke ko nta Rwanda rurimo. Hitamo muri ibi bihugu bibiri bya mbere, Canada cyangwa France. Urabona ko duhisemo Ubufaransa. So ukimara rero guhitamo Ubufaransa, uzahita ukanda hano handitse ngo confirm. Ukimara gukanda hano handitse confirm, uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya, maze ukanda ahangaha handitse ngo task my steps. Ahangaha nyine ni application iguhembera intambwe wagiye ukora buri munsi. Nimba wavuye nka hano ugakora urugendo rw'ibirometero, izo ntambwe zose wagiye, ino application ibasha kuziguhembera. Ukimara guhitamo hano hambere rero, uzahita ugera kuri dashboard imeze gutya, bakubwire ngo welcome bitewe n'izina washizemo. So ahangaha rero uzahita ukanda ahantu handitse ngo continue with Google, kugira ngo wiyandikishe ukoresheje email yawe. Ukimara gukanda ahantu handitse ngo continue with Google, birumvikana bazahita baguhingutsa muri email zawe usanzwe ufite muri phone. Uzahita uhitamo email imwe ugiye gukoresha wiyandikisha. Wibuke ko iyo email igomba kuzaba iri muri phone mu gihe cyo kubikuza, utazigera uyibagirwa, kuko niyo bazakohererezaho password mu gihe uzaba uri kubikuza. So rero bakimara kuguhingutsa muri email zawe, ugahitamo email mugiye gukoresha wiyandikisha, uzategereza yuko hafunguka. Tuzategereza akanya gato, urabona yuko hamaze gufunguka. Ahangaha rero tugeze ni ahantu h'ingenzi. Iyo wamaze kudownloadinga application nk'uko nabikubwiye, bahita baguha coin 1000. Ahangaha rero uri kureba ugiye gushiramo ino refer code nk'uko nayiguhaye gutya, niko nawe uraza uyishiremo. Ahangaha ndi kukwereka ugomba gushiramo iyi refer code kugira ngo uze kubasha kubona bonus y'amakoyini 1000 ahwanya n'amayero 0.5. Urabona rero iyo umaze gushiramo ino refer code nk'uko nayiguhaye hariya hejuru, uhita utsindira amakoyini 1000 nk'uko ahangaha tumaze kuyatsindira. Umuntu wanumiye ni uyu nguyu witwa Ragsa. Nawe rero urakoresha iyo referral code kugira ngo uze kubasha kubona amakoyini 1000 kuri balance yawe. So noneho uzahita ukanda hano handitse ngo claim rewards. Ukimara gukanda ahantu handitse ngo claim rewards, urabona yuko rewards zacu cyangwa se coin zise zijya hejuru kuri balance. Noneho kugira ngo bazabashe kuguhembera intambwe uba wagiye muri application, urahita ukanda hano handitse ngo allow now. Aha ndi kukwereka yuko za coin z'umuntu wadutumiye, kubera twashizemo ya refer code bahise baziduha. So rero wowe uzahita uza hano ukanda hano handitse ngo allow now. Ukimara gukanda ahantu handitse allow now, uzahita uzana none ukanda hano handitse allow. Ahangaha rero ugomba kuwafungura kugira ngo intambwe uzajya ugenda buri munsi zijye zibarwa. Ndaza no kukwereka uburyo iyo uhagaritse kugenda ugomba guhita uzibyaza amafaranga. So uzongera ukanda hano handitse ngo connect now. Ukimara gukanda ahantu handitse ngo connect now, intambwe zose uzaba wagiye uwo munsi telefone yawe izahita izibara. So rero ukimara gukanda hano handitse ngo connect now, uzategereza yuko wafunguka kugira ngo buri ntambwe yose uteye telefone yawe igibare. Uzahita ukanda hano handitse ngo continue.
ukimara gukanda ahantu handitse continue, ubu bivuze ko intambwe zose ushobora kuba wagenda umunsi ku munsi telefoni ibasha kuzibara. Iyo bigeze rero nko ku mugoroba ugiye kuryama, uraza ugakanda hano handitse ngo validate my step, aka kaboro ukagakurura ukakuzuzamo hano kugira ngo intambwe z'uwo munsi zize kubasha kubarwa. Nk'uko uri kubibona rero intambwe twakoze video dushikirageza gutanga uko hagize impfu gato turi gutambuka, uri kubona yuko intambwe zawe zitangira kubarwa. Sasa reka tuzagaruke mu gice cya kabiri cy'iyi video, ariko biraterwa nuko murakira ino video muze kubimbwira muri comment dukore part 2.